ariko igisirikare nakigiyemo mu Rwanda no mu mahanga. Ni ukuvuga ngo ibitero FPR yagabye muri Congo bya mbere byo gukuraho Mobutu twarajyanye nari mpari. Ibitero byo gukuraho Mobutu birarangira, haba ibitero bya Kabila yatugabyeho ananiwe kumvikana n'ibisambo. Usibye abanyarwanda bonyine bafatiwe imbunda, mu kuri kw'Imana muzabiremba FPR igira umupatina. Kabila yari umupatina pe, nitwe twamwikuriye Nairobi aho yarobaga amafi Tanzania. Haraza ahabwa intebe, ahabwa ibiki byose bagendeye ku mateka, kuko muri izi movement za ba Kagame n'ibiki, igihe cyose bibagora kugira babone umuntu bashyira imbere. Ni nk'ubu Yado Busenanga, urebye relation na Nanga wakwibaza n'uburyo bamenyanye. No, byose ni ibintu by'amafaranga na propagande. Ntago Nanga birababona Yesu. Ubu Nanga uyu mwitegereje mu maso ubona yaraje kurwanira abatutsi. Nanga iyo umwitegereje ubona yaraje kurwana umunyamurenge. Saza umunyamurenge himba banavuga ngo imba ko KFPR bwa ngo guverinoma ya Kongo ngo ngabakongomani banga abanyamurenge, then imenye ko na Nanga yaba ari umwe muri abo nyine, nawe ni umukongomani wanyawe none utanavangiyemo na kimwe, nawe yanga abanyamurenge. Urabyumva? Ni nayo mpamvu bashobora gupanga udutero shuma two kujya kwica nyamwe kugira babone amafoto yo gupostinga ngo abarundi bakoze genocide, ngo niyo mpamvu tugiye kurasa, niyo mpamvu tugiye kujya, niyo mpamvu umuntu nka Nanga yayobora igitero nk'icyo kandi arakiyobora. Niyo mpamvu umuntu nka Bisima yasinyira ibyo bintu akajya no kubidefanda, kuko si umunyamurenge, si n'umukongomani, si n'umunyarwanda, sinzi n'icyo ari cyo. Urabyumva? So izo ntambara Kabila we yagezeho yanga kumvikana nabo. Hariyo ya masezerano mwumva bavuga ko Kabila mutoya yasinya miliyoni 30 na zingahe, ari amasezerano Kabila mukuru yanze kuyasinya. Ikindi cya kabiri, Kabila mukuru ntago yumvaga uburyo Kabare bagomba kuba chef d'etat major, kandi at the same time yavuga ati okay, fata ubwene gihugu uve ku bunyarwanda, je nta kibazo, uri umusirikare urindwanyi waranitanze, wenda witangira Kongomani kuba twakomeza gukora nawe nta kibazo, ariko ntago urakorera muri etat major ebyiri. Ntago ndizera umutekano wanjye gute n'uw'abaturage banjye. Icyo kibi kibazo. Kagame ati amasasu yose y'ibiki ibintu twakoze byose ugomba kujya uhishyura aya mafaranga ya naye. Ati ibyo ntago ibyo bishoboka. Urugamba n'amasasu yavuye, iyi ntago ari politike gusa yawe Kagame, nanone ni ibintu binini sinshaka kubyinjiramo. Hari ubundi buryo babonaga ayo masasu n'ibindi byose, ati byo n'ubujura. Bazana bwa bujura bwabo nyine n'iyi mico usigaye ubona nka Goma uburyo iyobowe, ubona imyiyereko yabo n'ibirori byo n'amaseremoni yabo still twinjiye mu Rwanda, Goma buriri mu Rwanda. Urabyumva? So icyo gihe Kabila amaze kubyanga no kutabyumva, Kabila yahisemo guhindukiza imitutu araturasa. Niho mwumva rero ngo za Kitona n'ibindi byose byo Kabare bavuga ndamuzi. Ya nari muto cyane icyo gihe, nari maze kugera muri myaka 13 I think. Ya so birangira tugarutse mu Rwanda, nsubira ku ishuri muri primaire, nibyo nababwiraga. Nyuma yo gusubira kuri primaire Kicukiro byarangoye kwigana n'abana bakirira baka amashereka, mu gihe ngiye mu mutwe numvaga amasasa agenda, numva ibiki, numva ibintu bidasobanutse. Haza no y'amajyaruguru y'abacengezi, nayo byaje kurangira nyirimo, yarangiye muri 2001, ndongera nsubira ku ishuri, ubwo nahitaga njya muri secondaire. Niko byagenze. So rero ni inzira gusa, wenda nakubwira ko ndabishaka kumenya ibyo nahuriyemo nabyo, nibyo nkubwira ko biteye ubwoba, biranatangaje, gusa ntago nahakana ko ari cyo kintu wenda cyaba cyaranshyize mu mutwe, gukunda ikintu cyitwa ubuzima bw'abantu, uburenganzira bw'abantu. Actually when I say that they created me, nicyo mashaka kumininga. Ubu muntu mfite still nibo babumpaye kubera ibikorwa bibi nabonaga ndi umwana, nkibaza impamvu ibintu byatumye mbona kababara ukuntu karenze, n'uburyo kuhotora no kwica bigoye. Ndetse no kuba intwari nabyo barabinturuye ninze, no kudatinya nabyo barabinturuye ninze, no kugira amakuru nabyo barabinturuye ninze. So muri izo nzira rero nzengurutse nko ku macano, ibyo mwirwa muvuga tuvuga, abanyarwanda bavuga, abanyarwanda bashaka ubutabera, abanyarwanda bashaka ibiki, murabizi ko dufite ibibazo
abatutsi bararira, abahutu bararira, abatwa bararira, abakongomani bararira, abanyamurenge bararira, abanyamasisi bararira. Ngewe ubwo bwoko bwose nzi uburyo bwicwa n'impamvu bwicwa n'igihe n'uburyo byagiye bikorwa. Si bya bindi bavuga ngo nko uzu njyanye nko muri Kongo ibyobo ntabwo utabuzuza birimo miliyoni z'abanyarwanda, uzu njyanye mu Ruhengeri, uzu njyanye Gisenyi, uzu njyanye muri ibi bigo bya gisirikare, uzi imirambo y'abanyarwanda nakwereka wowe. So it's too much, it's too much. Gusa wenda ikindi nanakubeshya nuko nafunzwe inshuro nyinshi muri ubwo bwana bwanjye, nyine nkakizwa nuko ndi umwana, kuko uwo mutima wo kwitangira abantu ntago numvaga uburyo nyine nakwicisha imfungwa inzara. Nge byarangiraga nzigaburiye, ejo ndi muri gereza. Ninde uri muri gereza? Ni rwa rudogo byaje kurangira ari ibintu by'uburinzi bana binkwe n'ibintu bihura n'ahantu abantu bababarira. Hari abagabo bafungiwe ahantu, abo bagabo sinshaka kubivuga biteye ubwoba. Byarangiye bono no nta nubwo ibyo nabaye ni ibyatsi nabahaye, kuko bo barangiza bavuga ati basi duha ibyatsi, kuko abo bantu bari bari ku rwego rwo kubaho umuntu arya ijisho ry'undi, undi akarya izuru ry'undi, undi akarya utubya tw'undi. Utu tuntu tw'utuntu mubona ku mubiri tugenda dutenda buriya nko muri mastrago, nitwo tuntu twa mbere duhunguka ku muntu. So ku buryo mugenzi wawe muri strago akeneye two kurya, nitwo yabasha kurya byihuse. Imihore yo buri iragenda ikuma ikajya ku magufa ugahinduka nka plastique. Ariko utu tuntu tw'utuzuru, utwiso, utunwa, ururimi warukururayo, yes, n'imyijima barabikoresha, narabibonaga n'imyijima barayiriye. Abo bantu mu by'ukuri ibyo nzabigaruka nko mu bitabo no mu biki, ko ntago nzi aba bantu waye. So nabahaye ibyatsi by'inurusu za kimari ndapfura, ndabahereza. Undi murinzi waje kunsimbura avuga ngo naba ngaba nabo rudogo ngo yabagaburiye, nabwo abo bantu babaga bafunzwe n'ingabo za RPF bashaka ko bicwa n'inzara. Nese ngiye nakubwiye ko nari ingabo ya FDL cyaya kuki mpamushako ngiye gusubira mu izina ndagira ngo by'abantu abadukurikiye bataza kubyitiranya. Ya abo bari abanyarwanda gusa, nicyo navuga, bavugaga ikinyarwanda. Aho ho twaye no mu Rwanda bari abanyarwanda. Zaje ari amakamyo arenga 6 40 piye, harimo abagabo bambaye ubusa, harimo abagabo nyine generation yo Kagame aririmba ngo u Rwanda rusigaye kuri 75. Nese waba yibagiwe ayo makamyo kweri? Ako nakantu gato tubyihorere, kuko ibyo biboro byo I'm sorry muri abavandimwe bintera trauma, tunshobora gutaka gato. Dushobora kujya ku bindi, dushobora kujya ku bindi. Reka twakire Rugaba wampaye isegonda rimwe. Eric umunota umwe nawe menya hari ibyo yabaye nk'ibyo ari umwanda, byaba ari byiza wenda agize icyo abivugaho byanagufasha. Mu by'ukuri ikintu cya mbere navuga ni ukwerekana ukuntu Imana ikora, ibitangaza Imana ikora. Ntago waba uri mu rugamba, mu ntambara, ufite imyaka 9, ufite imyaka 10, ufite imyaka 13 ukarokoka, kuko izi ntambara ziri kuba muri uyu munsi, nibwo bari kuvuga ati abanyarwanda bari gupfira muri Kongo, bakerekana imva z'abanyarwanda bari gupfa. N'icyo gihe abanyarwanda barapfuye. Kuba rero Badrama yarabashe kurokoka, ntago nuko Imana yari mufiteho umugambi w'uyu munsi ugezweho. Impamvu mbuze ngo reka ngire icyo mvuga nuko nanjye aho nari ndi kumwe na Dan Munyuza akica abanyeshuri twari turi kumwe, nge nkarokoka. Komeza nshuti yanjye, ariko urabitubwira ko nanjye hari ibyo nanjye numva umusatsi ukamva. Abanyeshuri ko ndabizi hari abanyeshuri byagiye, ariko iyo mbonye none wowe wabibayemo, nkuko mvugana n'umwana Garasi w'umunyamurenge bafungiye mu nzu agapanga propaganda zose zo kurimbura murenge, nkaba mbyumva bigahura n'ibyo mfite. Nawe tubwire story. Icyo nshaka kuvuga mu by'ukuri, ndashaka gusubiza ikiriya kibazo Louise yakubajije ati ni gute therapy umuntu ayikora. Njyewe nkurikije amateka yanjye, nkurikije ibyo uvuga, mpita mbibona nkabyumva, kuko usibye nkabyumva nk'umwana wabonye abanyarwanda bari gupfa, imirambo myinshi, abanyagihugu impunzi. Oh my God. Ikintu cyavuyemo mateka nuko
njye nemera neza yuko twarokotse kubera ubuntu bw'Imana, twarokotse kugira ngo tuvuge ibyo twabayemo, kuko baravuga ngo nta bapfira gushira, bakongera akavuga ngo hari ikintu abanyarwanda bavuga ngo hasigaye habuze no kubara inkuru, ariko twebwe twarokotse kugira ngo tubare izo nkuru. Noneho terapi nyayo, terapi nziza abanyarwanda benshi tugomba guhuriraho, nuko tugomba kuvuga amateka yacu, nuko tugomba kumva yuko ibyatubayeho nta ruhare twabigizemo, ahubwo abashaka kubidukubitisha, abashaka kubikoresha kugira ngo no kubidukoresha ku ngufu, no kubyemera ku ngufu, twarabihakanye guhera ku myaka 9 bicaga mbare bagafunga mbare, ugafunga ngafungura, ugafunga ukicisha inzara nkagabura, ukanya ukamfunga ukamfungura. So iyo niyo terapi ikomeye mu by'ukuri, kandi ni ibintu umuntu agomba kugenda agumya gucamo, kuko wavuze ku myaka 13 wagiye mu ntambara. Wenda ikintu kimwe nzi nuko Jay Polly mwari mwegeranye baramwica, ako nta kandi gahinda gatandukanye nako mu ntambara. Uyu munsi turi kuvugana ntabwo uri mu Rwanda, kandi ari uburenganzira bwawe kuba mu gihugu. Ibikorwa byose wakoze wabikoreye mu Rwanda, wifuza guteza imbere u Rwanda, uyu munsi ntabwo ushobora kuba muri icyo gihugu. Ako gahinda, uko kubabara, ntabwo tuzahagarara. Mu by'ukuri wabavuze ngo nibo bakuremye, twaremwe n'Imana, niyo yaduhaye ubushobozi bwo kugira ubutwari bwo kugaruka tukavuga tuti dore uko ibintu bimeze, ni uku nguku. Umuntu yashobora guceceka, ariko ako gahinda wagize, uko kuba guca muri ibyo bibazo waciyemo, numva nkabibona nkabimenya, kuko nanjye ndabikirininga, uhita ubibona nka filime, uhita ubibona amashusho agenda ndakubona. Ariko ntago ari njye nawe gusa, hari n'abandi. Iyo tuvuze ababyeyi, abantu mu miryango babura abavandimwe, bakabura inshuti, abo bantu twavuze ngo Jado yari afite aho atuye, abo bantu barabizi ko Jado yabuze. Ni abantu baganiye nawe, ni abantu basangiye nawe, bagurizanya nawe. Cyo ndi kuvuga, iyo resilience, uko terapi dukeneye abanyarwanda, ni ukumva yuko ibi byago tubicamo twese turi kumwe, tukiyemeza kubivuga turi kumwe, tukazakira nk'umuryango. Nicyo kintu ushaka kuvuga Rugaba, ntago mvuga ibintu byinshi. Urakoze cyane. Merci Badram. Biramfashije. Urakoze. Reka kandi mbihanganyishe mwembi, nyine ari wowe ari Eric, mufite ayo mateka muhuriye yo kuba mwarabaye mu bintu nk'ibyo muri abana bato. Ni ibintu bibabaje, birimo n'ikindi kiganiro kwacyo n'andi masomo kwayo. Reka twakire abantu. Aline, wakoze kwihangana, nanagushimira mu bantu banyandikiye bansaba ko twazatumira Badrama na Sheila. Twabikoze uyu munsi, wakoze kuba waje. Reka tuguhe iminota itarenze 3, niba ari ibibazo cyangwa igitekerezo, nitukuvaho turajya kuri Muhizi yagiye, urakurikirwa na Rwamucyo, nyuma turafata n'abandi bakurikira. Urakoze cyane Rugaba. Uyu munsi ndumva nasubijwe. Murabizi ko Badrama agikora ikiganiro nakubwiye ni icyifuzo cyanjye nuko yaza kuri space zawe, tukaganira nk'urubyiruko, ko hari byinshi tuba dukeneye gusangirira nawe. Nagira ngo mushimire kuba yaratinyutse, kuko hari benshi nkawe bagifite ubwoba, kandi wowe ukaba waragize ubutwari bwo kuvuga. Kuri njye rwose